ni poroje yatekerejwe tuzirikana urusobe rw'ibinyabuzima, kurengera ibidukikije. Ikindi rero twatekereje ni ubushomeri mu rubyiruko. Niyo mpamvu rero abana bari muri kiriya kigo tubigisha guhinga, tukabigisha korora, ariko bakabikora nk'umwuga kandi n'ibintu bize basobanukiwe. Abanyeshuri kugeza uyu bazamo baturuka mu maparuwasi ya Diyosezi ya Kabgayi, duhera ku bana batagize amahirwe yo kurangiza amashuri bacikije, byibura urangije troncome wa gatatu w'amashuri yisumbuye, cyangwa se warangije amashuri yisumbuye ashaka kuza ariko yumva ko nyuma y'amahugurwa azahabwa azakora umurimo wo guhinga. Ikiyongeraho ni uko twatekereje no ku bana b'abakobwa bagiye babyarira iwabo, ba bandi batabasha kujya kwiga kubera ko afite umwana agenda ahetse, noneho tugafata uburyo tubazana abo bakobwa n'abana babo tukabashakira umurezi, ariko nabo bagahabwa amahirwe yo kwiga nk'abandi. Hari vore y'ubuhinzi, akabona vore y'ubworozi, ariko muri izo vore hakabamo ibindi bice bigiye bitandukanye. Twigisha ubuhinzi bw'imboga, tukigisha ubuhinzi bw'ibihingwa ngandurarugo, twigisha ndetse n'ubuhinzi bw'imbuto, imbuto ziribwa mu gice cy'ubuhinzi. Hanyuma mu gice cy'ubworozi twigisha iyo bamaze kwiga ibintu muri rusange, dufata none ikindi gihe tugafata amezi atatu, amezi atandatu biga, tugafatamo igihe cyo kwisipesiyaliza kugira ngo umuntu agende yegeranye yige cyane ku byerekeranye ingurube, inkoko, inkwavu, amatungo yuza, uburyo noneho buri muntu agenda akajya muri ibyo bice nagiye mvuga, bigera hafi kuri 6 umunsi turimo dukoresha. Nibyo tujyamo cyane, ariko ikiba kirimo ni ukugira ngo umwana uje aha ngaha abikore mu buryo bwa pratique, abimenye kurushaho, ariko ikigamijwe ari ukugira ngo tubikore tubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Twize guhinga ku buryo bushobora kuba buteye imbere ariko nanone butabangamiye urusobe rw'ibinyabuzima. Twize uburyo ki dushobora gukora amafumbire ku buryo butagoranye, twiga n'ubworozi nabwo buteye imbere ariko nabwo bitabangamiye urusobe rw'ibinyabuzima. Ngewe ni specialije mu buryo bwo korora amatungo yuza, harimo inka, ihene n'intama. Kuba narahisemo kwiga kuri aya matungo yuza nuko nabonaga aho dutuye mu ikaritsiye dutahamo cyangwa se muri segiteri dutahamo hagiye hakenewe n'ubundi cyane amafumbire, cyane amata, cyane ko ashobora kuba ari nako gace wenda gashobora kuba kagaragaramo imirire mibi, ariko nyine ntabwo ari cyane, ariko nayo iracyahagaragara. Ubwo rero niyo mpamvu nahisemo iyo specialization kugira ngo nzazamure neza iyo mirire myiza, kuko amatungo yuza atanga ibyo bintu byose bishobora kuba byatuma imirire mibi igabanuka. Maze kwigamo ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, guhinga imbuto n'ibindi byose byo ku ruhande, yaba ibijumba, yaba ibishyimbo n'ibindi byose bigiye bitandukanye, n'ibigori n'amasoya. Muri uko kubyiga rero twize ukuntu twabungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, nyine tugahinga bitabangamiye urusobe rw'ibinyabuzima kandi dukoresheje amafumbire nyine asanzwe atari ayo mu nganda. Babashije no kutwigisha ku bijyanye no gukora amandazi, gukora amaji n'ibindi bintu, no gukora amasabune. Uruganda dufite ni imashini zisya ibigori, nyuma y'uko iki kigo cya Sefapak ubwacyo kihingira ibigori kandi umusaruro ukaba ukeneye gutunganywa, donc birasarurwa. Hari imashini zishinzwe kubyumisha, hari indi mashini nanone ishinzwe guharura ibigori kugira ngo akawunga kazaze kameze neza kandi katarimo ibishishwa by'ikigori. Noneho kugira ngo tubone ifu nziza, hari indi mashini ya nyuma ariyo isya
imenyerewe cyane abantu bakunda kubona isya, ubwo niyo itunganya iyo fu. numva ko nimba ahangaha nzataha nyine mu byo nisipesheje mbashe korora izo nkoko kandi nkore n'ibindi byose bigiye bitandukanye mu byo bampuguyemo, ndizera ko bizaneza imbere. Igishoro kuba umuntu ahita akibona, nyine umuntu ahera ku kantu gato bikagenda bizamuka, ntabwo wahera ku bintu byinshi. Yego twororaga bikaza, ariko ubu ngubu ubwo nageze ahangaha nafashe amahugurwa, namenye kuba navuza inka ku gihe, namenye kuba nakurikirana amatungo yanjye, kuyagaburira, igihe cyo kuyagaburira, ubwatsi nyaha, ingano yabwo. Ubwo nyine nanjye nicyo byahise bimfasha cyane kugira ngo nanjye nzabashe kugerayo mpite mpindura amatwara twari dusanzwe dukoreraho cyangwa se twororeraho. Kugeza uyu munsi urubyiruko ni ukubashishikaza no guhindura imyumvire yabo, ariko iyo barangije tugumya kubaherekeza. Dufite abagoronome, abaveterineri barabasura bakerekana udushinga duto bagiye bakora, bakabasura bakabaherekeza, ariko abafite ubushake bibateza imbere, kandi n'aho batuye twizera ko bibateza imbere. Iyo babonye ibikorwa byakozwe muri famiye iyi ngiyi, mu muryango runaka, bashobora kugira amatsiko yo kureba uburyo babikora nabo bakaba babikora. Buriya nk'uko nakubwiye, hano nyine tubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Hari amatungo amwe n'amwe cyangwa se inyamaswa zimwe na zimwe zigenda zicika, tubona zo tuzikeneye kugira ngo ejo cyangwa ejo zitazacika, kandi inuma buriya nazo wazikoramo umushinga w'ubworozi, hanyuma ukaba wagurisha amagi. Ku rundi ruhande kandi dushobora no gutekereza uburyo abantu baza kuyasura, noneho bakaba bakwishyura.